niga nigishwa n'umusaza wamenyekanye uherutse gusinzira witwa Pastor Mpyisi. Noneho uwo musaza hari inyigisho yaduhaga, ariko uko Imana iyobora inyuze mu bantu bayo. Yego. Rero no kubwo gusenga niyo nyote yo gushaka Imana irushaho kugenda impishurira inyiyereka. Niba numvise neza, Muzehe Mpyisi nawe yari muri aba twita abanyabuntu. Muzehe Mpyisi yari afite imyizerere zigenda zikura. Imana ntabwo yanyobeye ku muntu umwe, ni abantu batandukanye. Burya abantu bazi ubutumwa bwiza muri iyi si ni benshi Tandukanye. We byaje bite kugira ngo uyu munsi wa none uri mu wundi murongo, cyangwa se muri urwo rugendo warageze ahantu wowe utakiciraho iteka, wigisha ibyo kubabarirwa ibyaha, ariho abantu benshi bahita bavuga ngo uri umunyabuntu? Ibyo byaje bite? Ibyo bintu wabikuye kubera ko mu idini warimo ntabwo byigishwaga? Urakoze cyane. Navuga yuko nakubwiye yuko nta tariki nzi nabimenyeye, ariko nari mfite inyota. Hari ibibazo numvaga nibaza muri jyewe, nkumva bikeneye gusubizwa. Noneho kimwe no gusenga no kwiga ijambo, Imana navuga ko ari Imana rwose yabikoze. Nza kugenda menya ubutumwa bwiza. Biba cyane muri uwo mwaka wa 2009 2010, niho imyumvire yanjye yabaye clear, irasobanukirwa. Numva mfite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, numva rwose nizeye agakiza nahawe muri Kristo. Ariko mbere yaho numvaga mfite umutima uncira urubanza. Ikintu ubutumwa bwiza rero bwankoreye bwari ukumpa assurance of salvation, kumva yuko mfite ibyiringiro by'agakiza bidashingiye mu byo ngewe nkora mu myitwarire yanjye, ahubwo bishingiye mu cyo Yesu yakoze. Abefeso 2:4 haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Icyo nicyo gituma tuza buri munsi kuri Grace Abound TV kugira ngo tubabwire ukuntu twahinduranywe bazima na Kristo. Uyu munsi nanone n'umugisha n'ubuntu turacyari kumwe na Manase Musonera. Muramumenyereye, abantu babana natwe buri munsi kubera ko akunda kuza kutuganiriza, kutwigisha cyangwa kutubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. N'uyu munsi niwe turi kumwe nawe, ariko kuko haba hari abantu bashya twamureka akabanza akabasuhuza akanabibwira. Karibu Manase. Murakoze. Nitwa Musonera Manase uko wabivuze. Ntabwo kuri Grace Abound TV ari ubwa mbere, kandi ndabashimiye cyane. Rero ndubatse, mfite abana, mfite umudamu, kandi nkunda ubutumwa bwiza. Kubwigisha ni ikindi icya mbere, ariko bwaranyuze. Yego, bwaranyuze. Ubutumwa bwiza ni bwiza nk'izina ryabo. amen. Urakoze cyane. Nagira ngo mbibutse ko ukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ushobora gukora like ufite ikibazo, igitekerezo, inama, ukora comment aho hasi tukakibona kandi tukacyitaho mu biganiro bikurikiraho. Nongera kubibutsa ko duterwa inkunga na kampani y'ubwubatsi yitwa Fine Builders Limited, iherereye i Remera opposite BK Arena. Ikora imirimo yose ijyanye no kubaka amazu y'ubwoko bwose, inini n'intoya, apartment, inzu z'ubucuruzi zo guturamo. Barashushanya amazu no gukora plazayo, gusaba no gukurikirana ibyangombwa byo kubaka bashobora kubigufashamo.
gutegura no gushyira mu bikorwa imishinga yo kubaka ndetse n'imirimo yose, gukurikirana imirimo yose y'ubwubatsi. So ubagane, nibo badutera inkunga. Ntubure gutera inkunga abantu batera inkunga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niba bugufasha n'ubamva kugira umumaro, nawe batera inkunga, ubaha akazi, nabo babona ukuntu bakomeza kudushyigikira, ariko kandi natwe nawe utera imbere. Imana iduhana umugisha. Manase, uyu munsi ntabwo nshaka kujya mu byanditswe byinshi. Dore ikintu nshaka, ibintu maze iminsi utwigisha ahangaha kuri Grace Abanzi TV ni ibintu bitandukanye n'ibyo nigishijwe. Njyewe navukiye mu idini, buriya niko navuga, njye uvugana nawe ndi umukirisitu, kandi kuva mu bwana bwanjye nta bundi buzima nzi. Navukiye mu rusengero, wenda ntabwo ari ngombwa ko uruvuga izina, ariko ibintu urimo kugisha, ibintu urimo kutuganiriza, ndumva ari byiza, ndumva biryoshye, ariko bihabanye 100% n'ibyo nigishijwe mbere na mbere. Naho rero nshaka kugira ngo tugendere, wenda nuza gushaka ko nkubwira ibihabanye n'ibyo twigisha ndaza kubikubwira, ariko reka mpera ahangaha. Wowe nta rusengero runaka waba warabayemo? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze uti nabyirukiye, nakuriye mu rusengero rwa Gikristo rwose. Nanjye nuko nakuze mu rugo dusenga, twiga ijambo, tukaririmba, tugasenga, tukajya ku rusengero. Yego. Navuga ko igitabo nahereyeho gusoma, kumenya gusoma ni Bibiliya. Wow. Ubwo rero ni ibintu twakuriyemo nk'umuryango n'abo tuvukana, ubw'ababyeyi nabo bakundaga Imana basenga. Ariko ko umuntu agenda akura, noneho ukakinira gukura mu buryo bw'umwuka. Tugende gahoro. Yego. Wabaye muri Sunday school ahantu aho ariho hose? Sunday school ntabwo ndi bwirinde kuvuga itorero nakuriyemo, ariko ntabwo rigira Sunday school. Rigira iki? Rigira Sabbath school, ariko ubwo okay. Noneho ako ni bimwe Yego. uko hanyuma navuga yuko urumva iyo ukuriye mu muryango usenga, hari ibintu wumva biba bikomeye. Cyo kimwe umenya ko ijuru rirahari, tugatangira kwibaza uti se iri juru niba rihari uzabijyamo gute? Sibyo, kuko noneho kandi wareba imyitwarire yawe ukabona hari abakubona ngo ni myiza, ko umeze neza, ariko wakwireba ku ijambo rivuga ukabona ntabwo ukiranuka. Mbese okay, iyo ntambara yambayemo, sibyo, iyo ntambara yambayemo yo kuvuga se koko ubu ijuru ndarikwiye. Ariko buriya hari abantu bavuga ngo yakijijwe ngo itariki n'iyi, umunsi uyu n'uyu. Hari abantu bagira amahirwe yo kubimenya. Yewe ntabwo navuga ngo ndabizi, ndabyibuka, ariko ikintu nibuka naho namenyeye ubutumwa bwiza mu mwaka wa 2009 na 2010. Uretse gatoya, tugende gahoro. Yego. Njye nakuriye muri Sunday school, wavuze ko wabaye muri Sabbath school. Hanyuma tuhere kuri icyo ngicyo gatoya. Kubera icyo abantu bose ari abakirisitu, saba abakirisitu bose ni abakirisitu. Ikintu cy'iminsi basengeraho cyo ukivugaho iki? Bamwe basenga icyumweru, abandi basenga isabato. Okay, ubundi si ugusenga isabato, basenga ku munsi w'isabato. Yego. N'abasenga ku cyumweru, nizera ko basenga ku munsi w'icyumweru. Yego. Ntabwo basenga icyumweru. Yego. Ariko bose basenga Imana, banemera ijambo, ko bose ni abakristo. Yego.
ariko nyuma bombi usanga nyine kuwemera isabato icyumweru ni umunsi wa mbere w'iminsi 7. noneho kuwemera kuruhuka isabato ku isabato ni ku munsi wo kuwa gatandatu cyangwa se Saturday. ariko mu minsi ubibaze neza aba ari umunsi wa 7. yego sibyo. noneho ku cyumweru akaba ari umunsi wa mbere. izo ndetse biblical proof zirahari. ariko iyo umaze kumenya ubutumwa bwiza ibyo bintu by'iminsi ntabwo ari ikibazo cyane. urumva ari Yesu n'intumwa zajyaga zijya kuruhuka ku munsi w'isabato, ndetse no mu mategeko birimo. ariko wenda ibyo bintu byazagira ikiganiro cyihariye kuko nabyo ni birebire. rero ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi w'icyumweru numva uwo muntu usenga kumwe muri uwo minsi ntabwo ari ikibazo, ntabwo gukiranuka biri muri iyo minsi. twabonye ko gukiranuka si ibyo dukora, ahubwo n'ibyo Kristo yakoze turi muri we, kuko imirimo yacu yo gukiranuka yose ni nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. ntabwo ari uretse ko aba ku cyumweru, abasenga ku cyumweru, ntabwo sinzi niba bizera yuko icyo cyumweru kuba bagisengaho bibagira abakiranutsi, sibyo. n'undi waba asenga ku isabato ntacyo bitwaye ibyo bintu, ariko atavuga ngo iyo sabato niyo imugira umukiranutsi. turi abakiranutsi muri Kristo Yesu, turi abakiranutsi ku byo Yesu yakoze, ntabwo ari ibyo ngibyo, urumva. so hari abasenga ku munsi w'icyumweru ngo kubera ko ari wo Yesu yazutseho, yego, n'ibindi nk'ibyo. ariko ibyo bintu ntabwo byaha umuntu pasiporo y'ijuru. ndabara kuvuga ngo ku munsi ngo wongere nsenga ku cyumweru ngo ndasenga ku isabato, ibyo bintu ntabwo kuri jyewe narabisobanukiwe, ntabwo ari ikibazo kiremereye ku bijyanye n'iby'agakiza k'umuntu. Okay, we warabisobanukiwe, ariko mbaje akandi kantu gatoya. ibyo bintu byo kugira ngo abantu basome Bibiliya imwe be kutayumva kimwe bivaho, ibyo bintu bimeze gute? byo bivugaho iki? Bibiliya ni imwe. yewe uko mbibona, reka nkubwire, amadini aratandukanye, yego, ariko icyo nshimira Imana ni uko bose Bibiliya barayemera. usanga rero idini ry'uyu munsi runaka yari ishinze, wenda for example nk'umuprotestanti, niba ryarakomotse kuri Martin Luther, kuri Martin Luther, hari ukuri yari amenye akugenderamo, ngira ngo yari avuye mu bakatolika, yego, akugendeyemo rero. noneho n'abandi baza kumuyoboka, idini rirakomera. uwo muntu aza gupfa, abantu barakomeza, na n'uyu munsi iryo dini rirahari. uyu munsi rero amadini menshi yubatse ku byo runaka wari banjirije. hari urugendo rwo gushaka Imana yari arimo, amaze kumenya ibintu runaka ku Mana, abigenderamo n'abandi bahuje kubyizera, gukomezamo. uyu munsi abantu bakaba bakigendera muri ibyo bintu. nyine uwo muntu watangiye umuntu washinze iryo dini, founder w'iyo myizerere. yewe rero nta kibazo mbona kuri uwo muntu waritangiye ibyo yumva.
yizeraga imana niho byari bigeze. Rero umuntu akaba atavuga ko nta kintu nshinja abo bantu batangiye amatorero, ayo madini, ko ni rwo rugendo rwabo rwo kumenya imana bari bagezeho. Ahubwo wenda umukristo w'uyu munsi uri muri iryo dini wumva ibibazo wibaza bijyanye no kwizera byose ubibonera ibisubizo. Niba utabibonera ibisubizo rero hari urugendo nawe ugomba kugenda kugira ngo urusheho gusubizwa ibibazo bimwe na bimwe wibaza nk'umuntu ufite urugendo rwo kumenya imana. Okay, aho niho nshaka aka kantu uvuze ko uru rugendo, ndagira ngo noneho duse nk'abinjira muri uru rugendo, ariko noneho tuvuge ku rwawe gatoya. Niba waratangiye mu madini nka yose twese twabayemo, ukigishwa nk'ibyo twigishwaga cyangwa birimo kwigishwa n'uyu munsi mu madini atandukanye, we byaje bite kugira ngo uyu munsi wa none uri mu wundi murongo, cyangwa se muri urwo rugendo warageze ahantu wowe utakiciraho iteka, wigisha ibyo kubabarirwa ibyaha, ariho abantu benshi bahita bavuga ngo uri umunyabuntu? Ibyo byaje bite? Ibyo bintu wabikuye kubera ko mu idini warimo ntabwo byigishwaga? Urakoze cyane. Navuga yuko nakubwiye yuko nta tariki nzi nabimenyeye, ariko nari mfite inyota. hari ibibazo numvaga nibaza muri jyewe, nkumva bikeneye gusubizwa. Noneho kimwe no gusenga no kwiga ijambo, imana navuga ko ari imana rwose yabikoze, nza kugenda menya ubutumwa bwiza. Biba cyane muri uwo mwaka wa 2009 2010, niho imyumvire yanjye yabaye clear, irasobanukirwa, numva mfite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, numva rwose nizeye agakiza nahawe muri Kristo. Ariko mbere yaho numvaga mfite umutima uncira urubanza. Ikintu ubutumwa bwiza rero bwankoreye bwari ukumpa assurance of salvation, kumva yuko mfite ibyiringiro by'agakiza bidashingiye mu byo ngewe nkora mu myitwarire yanjye, ahubwo bishingiye mu cyo Yesu yakoze. Kanongere mbaze, ukiri mu idini aho wakuriye, aho wabaga, wakoze imirimo nk'ingi n'abandi bantu bose bakora, urugero kuvuga ubutumwa, ku budiyakoni n'ibihera, kuririmba, hari imirimo myinshi ikorerwa mu nsengero, mu matorero n'amadini atandukanye. Iyo mirimo wayibayemo? Iyo mirimo yose nayibayemo. Navuga yuko iyo uvuga iby'amadini yigisha, mu by'ukuri nanjye ubwanjye narabyigishije. Hari n'abantu nahamagariraga kuza mu idini ryanjye, kuko numvaga ariho bafite gukirira, ariyo dini y'ukuri. Ariyo dini y'ukuri. Numvaga ariyo dini y'ukuri, nkumva umuntu utayirimo, uwo muntu azarimbuka adafite ubugingo. Buriya hari ikintu kigeze kuntangaza, nigeze kureba kuri televiziyo i Nyamirambo, abayisilamu barimo basoza, umwe muri abo bayisilamu bari basoje gahunda yabo y'amasengesho, amubaza ati ko mbona wishimye bimeze gute? Undi aramubwira ati impamvu nishimye nuko hari niba babita abakafiri, abantu batari muri iyo dini, abantu badahuje imyemerere, bari mu yandi madini ya gikristo, bakaba bihannye bahindutse baje mu idini y'abayisilamu. Naje kubona yuko amadini yose ahuje imyumvire, kubera iyo uri muri iryo dini uba wumva yuko utaririmo
yaramubajije ati se kubera iki wishimye ati nuko uri muri iriya myizerere yabo yindi twebwe nka isilamu tuba tuzi ko bari abantu bazarimbuka rero iyo tumubonye avuyeyo akazi iwacu aba avuye mu muriro aje mu aho azakirira mesaje ndayumvise rero nanjye nuko icyo gihe nkifite iyo myumvire nari mfite ishyaka cyane iyo mirimo uvuga yo mu rusengero yose ntayo ntakoze n'ishyaka ryo kuzana abantu muri iryo dini kuko numvaga yuko ariho bagomba gukirira hanyuma ubona n'umusilamu nawe yishimiye ko hari abaje mu idini ryabo baje gukira n'umusilamu nawe arishimira yuko baje gukira kandi wari uzi ko abaje iwanyu aribo bakize bakize rero amadini imyumvire y'amadini ibijya gusa irasa ariko naje gusobanukirwa ko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu aho niho nshaka idini wabagamo ryigishaga nk'ibyo natwe twigaga cyangwa se nk'ibyo nyine ryigishaga yego hanyuma nawe ugera ku rwego urakura uranabyigisha ukagerageza no kuzana abantu bakaba abayoboke b'idini hanyuma ibi bindi wabimenye gute kandi bitarigishwagaho wabaga urakoze cyane navuga yuko nabimenye kubera inyota nari mfite kandi Imana umuntu wese Bibiliya avuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose iyo umuntu ari sinsiya ashaka Imana iramwiyereka ntago bisaba ngo uri mu idini runaka uri hehe aho waba uri hose ariko wenda ukaba wumva ufite iyo nyota yo kumenya Imana ifite uburyo ikwiyereka aho niho ndashaka kumenya uburyo we yakwiyeretsemo kugira ngo na mesaje ihinduke ibyo wizeraga bihinduke Imana yakwiretse gute wararyamye urarota marayika yaraje guhagarara imbere byagenze gute oya navuga yuko Imana yanyoboye ku bandi bakozi abantu b'Imana yeretse ubutumwa bwiza nanjye baza kunyigisha mu by'ukuri navuga yuko hari n'umusaza wagize uruhare rukomeye mu kunyobora muri uwo mucyo nkibitangira nagiye muri Bible school muri Bible class nkajya nigishwa n'umusaza wamenyekanye uherutse gusinzira witwa Pastor Mpyisi noneho uwo musaza hari inyigisho yaduhaga ariko uko Imana iyobora zigenda zikura Imana ntabwo yanyoboye ku muntu umwe ni abantu batandukanye burya abantu bazi ubutumwa bwiza muri iyi si ni benshi hari igihe Eliya yavuze ati n'igihe muhanuzi jyenyine usigaye ariko nanjye barashaka ubugingo bwanjye arambwira iti hari abandi 7,000 bitarapfukamira Bayali rero abantu nubwo uyu munsi amadini yigisha inyigisho zijyanye n'imirimo itegetswe n'amategeko ariko hari n'abantu benshi Imana yayoboye bigisha ubutumwa bwiza rero ubutumwa bw'ubuntu navuga yuko Imana yanyoboye ku bantu batandukanye kandi buriya ntabwo ari bibi Imana ishobora kuyobora inyuze ku bantu urugero Yosuwa yigiye ku birenge byande yigiye kuri Mose Imana iramubwira iti ibyo Mose yakwigishije byose biri mu gitabo cy'amategeko
ntuzabivemo umunsi n'umwe. Yego. urumva buriya yari umunyeshuri mwiza. Ba Petero nabo bigiye kuri Yesu, ba Elisa yigiye kuri Eliya, hari ibyo yakuye kuri Eliya. Rero ni ibintu birasanzwe, ni ibintu bishoboka yuko Imana yakwigisha inyuze mu bantu bayo. Yego. Rero no kubwo gusenga niyo nyoto yo gushaka Imana irushaho kugenda impishurira inyiyereka. Niba numvise neza, Muzehe Mpyisi nawe yari muri aba twita abanyabuntu. Muzehe Mpyisi yari afite imyizerere itandukanye n'idini yari arimo, ndetse yajyaga atubwira nk'umuntu wenda ugifite imyumvire y'iby'idini, akavuga ati ibyo ngibyo urimo uvuga ndi mu babikwigishije, mbyigisha n'ababyeyi, kubera imyaka yari arimo, yari akuze. Ariko Imana yagiye imwishurira ikamwereka ibirenze ibyo idini yabayemo wenda akoramo n'umurimo. Ntabwo navuga ngo imyizere ibyo naje kugira byose niwe, ariko yagize uruhare rukomeye muri transformation yanjye. Yego. Hanyuma ndashaka kugira ngo tuvuge kuri iki ngiki. Nyuma umaze kubona cyangwa kumenya kurasirwa n'umucyo, yego, ugize imyumvire n'imitekerereze itandukanye n'iyo wari usanganywe. Ndashaka kugira ngo turaza kureba kwanza ubuzima bwawe bwa mbere y'icyo gihe n'ubwa nyuma y'icyo gihe, byose uraza kubitubwira mu nshamake, noneho no mu idini. Ariko bazungire ku buzima bwawe bwite. Noneho niki cyabaye mbere y'icyo gihe ukiga ibyo wigaga twese twize byo gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko? Nukora neza Imana izakwemera, nukora nabi izaguhana. Nonaho waharenze we wumva warababariwe. Ubuzima gerageza gushyira ku munzani ubuzima bwawe bwa mbere n'ubwa nyuma, cyangwa n'ubw'uyu munsi. Ngira ngo nabikomojeho maze kumenya ubutumwa bwiza. Numvise ngize amahoro yo mu Mana. Numvise ko mfite ubugingo buhoraho, yego, bidashingiye ku byo nkora, ahubwo bishingiye ku byo Yesu yakoze. Ibyo bintu byaranduhuye cyane. Amen. Ikindi ku bijyanye wenda n'aho nakuriye, nabyirukiye, n'aho nasengeraga, haje kubamwo ikibazo cy'uko ntabyumvaga nk'uko babyumva. Gusa icyo gihe mbimenya, numvaga mfite ishyaka ryo kugira ngo mbisangize n'abandi babo twabanye. Sibyo n'inshingano wenda nari mfite mu itorero. Ubwo rero ibyo bintu biteza ikibazo mu idini nakuriyemo, bimviramo yuko baduca muri iryo dini. Uzize iki? Nzize yuko nizera ubutumwa bwiza. Navuga ko nta kindi, kubera yuko iyo wizera ubutumwa bwiza hari inyigisho n'amahame z'idini uba urimo binanirwa gukwirwamo. Binanirwa gukwirwamo. Wenda icyo cyazaba ikindi kiganiro cyihariye ni kirekire, ariko mu by'ukuri n'ingamba bakoze zo kunca wenda na bagenzi banjye. Mu mutima numvaga mfite nta kibazo mfitanye n'Imana, nishimye. Ariko wenda nk'umuntu, kubera izo nshuti n'abantu mwabanye, wumvaga ko harimo ikibazo. Ariko mu by'ukuri numvaga icyo ndutisha ibindi byose ari ibijyanye n'agakiza nabonye mu Mana. Iyo navuga ko ari nka persecution yabayeho. Ntabwo ubu nayijyamo muri details,
ariko yabayeho. baguciye nk'uca umunyabyaha cyane muhagarika umunyabyaha cyane. Ubundi ntabwo ubutumwa bwiza, ikintu kitantunguye cyane byatumye mbona uko mu isezerano rishya birimo. Ntabwo Yesu, ubundi ubutumwa bwiza bwerereza Yesu, ni Yesu buvuga, kandi Yesu nawe ari mu isi, sibyo? Ubutumwa bwiza nibwo yabwirizaga, nibwo yigishaga. Abanyedini b'icyo gihe ntabwo byabashimishije, ahubwo urebye niba ari n'abantu Yesu yagiranye nabo ikibazo, ntabwo ari rubanda giseseka cyangwa se leta yari iriho icyo gihe, ahubwo leta yari iriho icyo gihe yakoraga uburyo bwose ngo irebe ko yamukiza, ko abanyedini bo babaga bashize bavuga bati icyo tubona akwiye ni urupfu, nabambwe. Ariko na Pilato yashatse kumukiza. Pilato akavuga ati wenda nimwohereza kwa Herodi hari uburyo bari bubyoroshye, urumva? Rero aho kugira ngo babyoroshye, ahubwo byarushijeho kuba bibi kugeza abambwe. Rero navuga yuko umuntu wese wigisha ubutumwa bwiza, nta kindi ni Yesu aba ashyira hejuru, aba avuga ibyo Yesu yamukoreye byahinduye ubuzima bwe. Ibyo bintu rero iyo ubyigishije cyangwa iyo ubyemera, ni ngombwa, nta dini byakwirwamo. cyangwa wasanga baraguciye kubera ko wamenye ko wababariwe ugatangira kwitwara nabi. Ahubwo umuntu wamenye ko yababariwe ahubwo aba ari intangarugero mu bakristo. Baguciye ukiri intangarugero mu bandi bakristo? Cyane rwose, cyane pe, cyane. Icyo kirego cyitwa ngo iki? Oya, ni ikirego cyo mu idini, ntabwo ari ikirego, urumva? Rero numva nuko byagenze, ariko nakubwiye ko ngiye kubivuga by'ubwabyo ni birebire, ariko mu ncamake nuko byagenze. Ntabwo idini ryabyishimiye, ubuyobozi bwaryo n'iki bose, nta dini na rimwe uyu munsi yari sampo nziza. Nta dini na rimwe rihari rishobora kwemera ko inyigisho z'ubutumwa bwiza zivugwa muri ryo, urumva? Kandi amadini ahari uyu munsi afite inkomoko bafitanye isano n'abayuda. Iby'abayuda, uko abayuda batemeye ibya Yesu n'intumwa, niko na n'uyu munsi uvuze ubutumwa bwiza bweruye nta dini ryakwakira. Warivuga ku giti cyawe, ariko ntabwo wavuga ngo urajya kubivugira mu idini ngo riguhe intebe. Ubwo ibyo ntibishobora kuba bituma hari abantu banga kwatura ukwizera cyangwa kugaragaza ukwizera ko wenda barawumenye, ariko akavuga ati baraza kunsha, akicecekera kamera, agakomeza kugendera muri ibyo bya kera. Bifite izihe ngaruka niba uwo muntu aba ahari? Yewe uwo muntu abaye ahari akihisha mu idini, biba bifite ingaruka z'uko atari bukure. Ntabwo ari bukure ku rugero rwo Imana imwifuzaho, niba afite iyo nyota. Kubera yuko nabigereranya n'imodoka wenda y'ikamyo, wenda n'indi vatiri yiri inyuma ishaka kwihuta, ariko ikamyo ikajya mu nzira ikuzura umuhanda. Uwo muntu wari ufite umuvuduko definitely uragabanuka, uragenda gahoro. So kuba mu idini ntacyo bitwashobora no kubamo afite ibyiringiro by'agakiza, azi ko afite ubugingo buhoraho, urumva? Ariko hari
urugendo Imana iba yifuza yuko uwo muntu agenda, sibyo yarushaho kugenda imuhishurira, ariko bitashoboka ari muri iyo myumvire y'idini. Ashobora kuhaba yamenye ko yababariwe, afite n'ubugingo buhoraho, ariko hari ukuntu inyigisho z'iryo dini arimo zigenda zisubiza hasi imyizerere y'umuntu. Birashoboka ko yagenda, ni ukuvuga ngo muri make ntakura. N'ubu icyo kintu gifitanye isano n'iki ngiki. Hari abantu bashaka kugira ngo tubalansinge ubuntu, kuko ni ubuntu, twakijwe ku bw'ubuntu, ariko natwe dushyireho akacu. Mu yandi magambo, ndumva kuguma mu idini ubundi bitwaye iki? Ibyo rishaka ko nkora nkabikora, ariko n'ubuntu nkaba mbwemera ko nagijwe n'ubuntu, ubundi iyo balance itwaye iki? Urakoze cyane. Ubundi igitabo cy'Abagalatiya niyo mpamvu Pawulo yacyanditse. Abagalatiya bari mu bantu b'abanyamahanga Pawulo yabwirije ubutumwa bwiza. Amaze kubabwiriza, noneho haza abantu bitwa abajudaizers b'abayuda bo mu idini y'abayuda, bagendaga inyuma ya Pawulo. Aho yabwirije ubutumwa bwiza, abantu bakihana bakabwemera bishimye, noneho bakaza bakababwira bati ariko rero ibintu Pawulo ababwira nibyo. Nukuri. Ntabwo bigeraga bamubwira ngo ibyo Pawulo ababwira ngo ni inyigisho z'ibinyoma, kubera yuko babaga bazi yuko inyigisho za Pawulo z'ubutumwa bwiza zabaga zifite imbaraga, ku buryo kubabwira yuko atari zo, ahubwo abo bantu bari kubangeraho imirimo myiza itegetswe n'amategeko, gukebwa amategeko ya Mose n'indi mihango. Ibyo byitwa grace plus works cyangwa se faith plus works. Ubutumwa bwiza ni nka ibyo byo bakubwiye kongeraho birangira bibaye nk'aho ibya mbere bitari bihagije. Urumva? Ubundi imirimo myiza yakabaye imbuto, yakabaye ibyarwa n'ubutumwa bwiza, ariko si ukongeraho imirimo myiza kugira ngo wuzuze ibitari byuzuye bya mbere. Byo biruzuye, ubutumwa bwiza bw'ubuntu ubwabwo buruzuye, sibyo? Kandi bwera n'imbuto kubwizera. Ariko umuntu uje akakubwira ngo ibi warabyigishijwe, ariko ugomba kongeraho ABCD, imirimo myiza itegetswe n'amategeko n'iki, birangira bitesheje agaciro ibya mbere na wa munezero wari ufite ukagenda. Pawulo, urwandiko rw'Abagalatiya nicyo gitabo yandika, nta langaje irimo yo kubabwira neza n'ukubacyaha. Arababwira ati umunezero mwari mufite mwendaga no kwikuramo amaso ku bwanjye, none birangiriye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Rero mu by'ukuri ibyo byo bita kongeraho, ahubwo birangira bisenye n'ubutumwa bwiza wari wemeye mbere bw'ubuntu, ukongera ugasubira muri bwa bubata. Icyo ndumva cyumvikanye, ahubwo reka mvuge gutya. Uyu muntu wamenye ubutumwa bwiza abarizwa ahantu mu idini, ndabyumvise neza ko kugumayo bizatuma adakura, bizamusubiza inyuma rwose nk'uko wabivuze. Ariko nanone watinyuka kumugira inama yo kuvayo? Navayo se arajya he? Nava yarajya he? Njye namugira inama yo gukomeza kuyoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe utwigisha ubutumwa bwiza. Urumva? Mwuka Wera hari icyanditswe ugeze kudusomera kivuga ngo Mwuka Wera naza azatwigisha iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'urubanza, kuko njye ngiye kwa Data.
ni ukuvuga rero ngo uwo muntu nakomeze kumvira ijwi ry'Imana, ijwi rya Mwuka Wera, urumva naryumvira, njye ntabwo ari njye uri mubwira icyo gukora, nakomeze yumvire ijwi rya Mwuka Wera. Reka noneho kubera ko tuba dukurikiye n'abantu benshi batandukanye, mbonera kubaza n'iki ngiki, ese hari amatorero cyangwa amatsinda matoya ahari hano iwacu mu Rwanda aho duherereye, iyo avuga ubutumwa bwiza gusa nk'uko nguko uvuga, nta kintu ahinduyeho, nta bindi bikorwa runaka, nta yandi makondisiyo? Ayo matorero, ayo matsinda arahari, ariko sinyazi, ariko nzi ko ahari, kuko nakubwiye ngo ubu ni ubutumwa Imana ibishyigikiye, niyo iri inyuma yabwo, ntabwo ari initiative. N'ibyo naba naramenye, wenda hari uwo namenye nabyumviyeho, cyangwa nawe n'undi uwo ari we wese, ni Imana ibibiri inyuma. Rero ayo matsinda arahari, urumva uwo muntu ufite iyo nyota, nzi neza ko ntabwo yabura aho yajya, urumva, ariko simfite aho namurangira uyu munsi, ariko mu by'ukuri ayo matsinda nzi neza yuko aba ahari. Yego. Aha, ndagira ngo ugire ubutumwa utanga ku bigisha b'ijambo ry'Imana. Nanze kuvuga ngo ubutumwa bwiza, bigisha b'ijambo ry'Imana tutitaye ku madini barimo, kuko nawe wari umwigisha mugenzi wabo, none message watangaga si ugitanga. Ndagira ngo tugana ku musozo ugire message none uha abantu bigisha abandi ijambo ry'Imana. Nababwira yuko bakwiye kwakira ubutumwa bwiza, kuko nibwo buruhura. Twabibayemo, urumva, twarabigerageje. Buriya Pawulo yavuga ati ku bijyanye n'imirimo itegetswe n'amategeko, nari mubi imbere, nari yakebwe ku munsi wa 8, arabivuga mu gitabo cy'Abafilipi. Urumva, yari inyangamugayo, yari blameless. Rero twese twabaye muri iyo mirimo twarayikoze, ariko iyo ugize guhishurirwa n'ubutumwa bwiza, ubona yuko ibyo bintu bihabanye rwose, bihabanye n'ukuri. Ntabwo ijuru ari product y'imirimo yacu, ahubwo ni product y'icyo Yesu yadukoreye. Noneho iyo wakiriye Yesu, icyambere uraruhuka, noneho ukagenda wigishwa n'Imana. Rero mu by'ukuri abo bantu nabagira inama yo kumva ijwi ry'Imana icyo ribabwira. Ko umutumirwa wacu Manase yabaye mu idini nk'abandi bose, yigishwa inyigisho zisanzwe z'idini ryigisha, agera ku rwego akura nawe arazigisha, nyuma aza gufashwa n'abandi bantu bo basobanukiwe ubutumwa bwiza aribwo bwatumye yakira ikiruhuko. Turimo dusoza, nagira ngo mbibutse ko iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyatewe inkunga na Fine Builders, ubasanga hariya i Remera opposite BK Arena. Nimero zabo nazibahaye, ndongera nzibandikire, hanyuma mubagane babakore serivisi zose zijyanye n'ubwubatsi. Jewe hostenze icyo kiganiro ndi Pastor Sam, Imana iduhana umugisha. Manase wakoze kuza. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze.